So guys murabizi ni wa undi wanyu ubu ngubu ngiye kubabwira abakobwa 10 beza kurusha abandi bose kandi bateye neza bafite uburanga. Mbese babakobwa umuntu wese yabona akavuga ngo kabisa uyu ni umukobwa kabisa. Murabizi ngenda amazimwe comedy nkuko bisanzwe. Urabizi nta kintu nababeshye cyangwa se nta kintu nabima ngifite. Njewe ni ukubabwira abakobwa beza kurusha abandi bose. Reka duhere kuri nomero ya mbere. Umukobwa wa mbere ni uwo nguwo kuri nomero yacu bamwita Olgabeti. Ni umukobwa mwiza mbese mu gihugu cy'u Rwanda ari mu bakobwa beza. Uwo ni umukobwa wa mbere twahereyeho, turahera kuri rimwe tujya ku 10. Niko gahunda nayipanze, niko nge nabishatse. Nge nahishatse guhera kuri rimwe njyana ku 10, ubwo abandi bahera kuri 10 bajyana kuri rimwe. Reka tujye kuri nomero ya kabiri. Nomero ya kabiri ni uwo ni umukobwa wacu witwa Marina. Marina ni umukobwa mwiza wa mukobwa nyine nawe ureba. Umwe bavuze ngo yibagisha ikibuno, nawe akabihakana cyane akavuga ngo njyewe ntago nigeze nibagisha ikibuno, njye barambeshyera kabisa. Ubu ni umukobwa wacu wa kabiri. Reka tujye ku mukobwa wa gatatu tudatinze. Ku mukobwa wa gatatu yitwa Nkurunziza Olga. Nkurunziza nayo mbisabye nawe muranyihanganira. Ubu ni umukobwa wacu mwiza nawe uteye neza ushamaje. Buri mwe wese yareba maze akavuga ngo kabisa u Rwanda rufite abakobwa beza cyane. Ngiye nkuko bisanzwe nabazimwe comedy kandi subscribe man tubayashe ku bana video ngiye kuzabakora buri munsi. Reka turi umukobwa wa gatatu top 4. Bamwita Emeline Uwase Isheja. Umwe ubavugaga ngo The Ben yamukuriye nyine ngo amakariso. Ubu ni umukobwa wacu nomero ya 4. Murabona yuko ari umukobwa mwiza nawe ari mu bakobwa beza bari mu gihugu cy'u Rwanda kandi bafite amafaranga. So guys reka turebe, tujye kureba umukobwa, tujye kwitegura turi umukobwa wa 5. Umukobwa wa 5 nawe turebe ese ngo ameze gute, ese ngo bimeze gute, byitwaye gute mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo tubashe kureba. Okay guys reka turebe top 5. Bamwita nde? Bamwita Dabiju. Umukobwa mwiza uteye neza, igisabo bambe nacyo sinzi ko navuga ngo cyari giteye. Muramubona ni umukobwa mwiza washatse gukundana na Harmonize amwifuza, ariko wapi umukobwa aramubwira ngo oya ndaguhakaniye. Nawe ari mu bakobwa beza dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umukobwa mwiza cyane, murabona ukuntu ateye neza, arashamaje muri makeya. Ni umukobwa mwiza mbese tako nabivuga. Ni umukobwa mwiza kandi umeze neza, murabibona namwe amaso yanyu ari kwihera. Okay guys reka turebe top 6. Umukobwa mwiza nawe reka turebe nuwo nguwo umwita nde? Yorode Queen. Umukobwa mwiza nawe buri mu bakobwa beza no mu Rwanda. Reka twihuse, reka turebe nomero 7 top 7. Bamwita nde? Bamwita Seshaketi. U Rwanda rufite abakobwa kabisa. U Rwanda rufite abakobwa beza nta handi washakira usibye u Rwanda rwa Gasabo. Rufite n'abakobwa bateye nk'ibisabo. Abakobwa beza bacu bo mu Rwanda murabona yuko basore bavuga ngo barifashe. Abo basore mbona bafite ikibazo, n'abakobwa dufite ukuntu baba bameze neza. Reka turebe nomero 8 top 8. Bamwita nde? Umugore wa Pamela Wikiza Pamela. Urabona yuko ari umukobwa nawe mwiza ufite umugabo, ariko nawe ari mu babyeyi nyine. Navuga yuko ari kuko wewe afite umugabo wiwe. Mwebwe ndababwiye ngo ntimuke mwifuza kuko umugabo wiwe arahari. Murabona yuko nawe ari abantu beza beberanye, buri mwe wese
yavuga ngo icyama ngatuma umugore umeze nka Pamela, ni umugore mwiza cyane, nawe ari mu bagore beza mu Rwanda. Reka turebe top 8. Okay, niyo mubyeyi Gentille Noella, muramubona nawe ejo bundi umukobwa wacu amaze gukora igikwe we n'umukunzi wiwe, nawe ari mu bakobwa beza cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mbese buri umwe wese yakwifuza kumureba cyangwa se wakwifuza kureba ukuntu ateye byonyine. Uramutse akunyuzeho ntuhindukire, muri make waba ufite ikibazo. Murabona yuko ari umukobwa uteye neza kandi umeze neza, ni umukobwa mwiza cyane, murabona yuko nta kintu abatwaye. Reka turebe top 10, ariyo top 10 ya nyuma, kugira ngo mujye mugerageza mukandi nyaboneka subscribe kuri Amazimwe Comedy kugira ngo ujye mbasha kubagezaho izi video zimeze neza cyane. Uyu niwo mukobwa wa mbere, cyangwa se navuga ko ari nk'umubyeyi kuko afite abana babiri, nawe ari mu bakobwa bateye neza cyangwa se mu babyeyi bateye neza mu gihugu cy'u Rwanda, kuko abantu benshi baramwifuza cyangwa se abenshi bakunze kuvuga ngo ese uyu muntu abayeho gute cyangwa se ubuzima bwe bubayeho gute. Nawe ari mu bantu, mbese niwe twagize top 10, niwe twagize top 10 guys. Mugarageze mu kandi subscribe tujye tubana muri video zitaha. Ciao ndabakunda.